mama murenge ai murenge tubasuhuze abakunzi b'ibiganiro byacu kuri radio na televiziyo Umurage nkuko bisanzwe turagarutse nanone mu kiganiro cyacu murabona ko turi muri studio ahantu heza cyane turi kumwe n'ababyeyi mubona kuri kamera zacu n'ababyeyi bakuze nkuko bigaragara tugiye kubasaba kugira ngo babanze batwibwire duhereye kuri muzehe atwibwire bijanye n'umuco dukomereze kuri mukecuru twibwire njyewe nitwa Sarihungu Venasi Ruhuduke Ruhuduke ni wa Sebutimbiri Sebutimbiri ni wa Rubungo Rubungo nawe ni wa Kadida ndi umunyabyinshi ndi umunyabyinshi w'umubungo wa Rubungo turashimye neza kuko mutwiyegereje muri kino kiganiro cyacu jewe izina ryanje ndi Nastasia Nyakundwa data ni Ndora ise ni Bigango bya Mushunduzi wa Nyamugwera ndahetse umurara turabasita babagwera murakoze rero murayibona nibo batumirwa dufite uyu munsi ni umusaza n'umukecuru ni couple niko nabivuga mu mvugo y'ubu ngubu cangwe z'amahanga ni umugore n'umugabo nyine nkuko bigaragara twabaza muzehe mumaze igihe kingana kimubanye mushakanye njyewe imyaka tumaranye njyewe namushatse muri 52 nicyo gihe tumaranye niyo mutumaranye gushyitsa ubu ngubu turacyari kumwe ubwo numva ni karibu hafi imyaka 60 n'ingahe mubana muzi ukuri n'imyaka myinshi cyane mufitanye abana benshi dufitanye abana ubu ngubu dufitanye abana 5 abandi bagumye kugenda murabibona rero niba tumigo twabazaniye turi buganire ku bintu byinshi bitandukanye muzi ukuri abasaza baba bafite amateka menshi bafite byinshi bazi kuturusha hari abana baba bakeneye kubigira kugira ngo bagende bamenya amateka y'iwacu murenge uko mwari mubayeho ubuzima mwari mubanyeho ikintu cambere nifuza ko duheraho turifuza kumenya uko kera mwashakirwaga hari abumva amakuru ko imiryango yombi yagendaga ikavugana bakavugana ati dukeneye umugeni ariko umuhungu n'umukobwa batabizi ndagira ngo muzehe atubwire ayo makuru ibyo bintu byagendaga gute byari bimeze gute twebwe ishakana rya kera waricaraga wari umwana ufite ababyeyi bawe bakagenda bakabazanya ukajya kwa sobukwe ati twebwe turashaka twakunze uru rugo none tuje kurushaka nk'umugeni kandi twaje tubizi none mumpereze umugeni uwo ni so wabivugaga noneho kuko nyine ariko byari bisanzwe nabo kavuga bati uwo wabonye nyine uwo mugeni ahari turamuguhaye ntacyo twamukwimira nuko bagakomeza rero akajya gukwa buke yamara kumva gutyo akagenda agashaka inka akayishorera iyo nka nta buryo yagendaga umwana niwe yashoreraga umugabo akayishorera akagira n'umwana akayijya imbere ntabwo yagendaga gutya idafite umwana akayijyana kandi yayijyanaga idakamye inyana barazirikaga bakayisirika akanwa
bakajyana yamara gushyika ku irembo bayijanaga n'iyayo niyayo yamara gushyika ku irembo bakavuga bati nimucanire ntabwo inka yakamirwa ko mukizima idashikamiwe ko gucanira nuko bagasohoka bati abana bagasohokana umuriro bagacanira bamara gucanira bagakuramo wa mugozi watumaga inyana itonka nuko inyana ikonka kazana inkongoro itunganye nuko ayundi uyizanye akayikama nuko akayikama akabahereza amata nuko nta kundi aha murabyumva rero hanyuma mukecuru tubwire ko ababyeyi babashimiraga ukumva wenda ku mukobwa wabimenyaga gute ukamenya ko bagutanze kwa kanaka wabibwirwaga n'iki se ababyeyi barakubwiraga cyangwa wowe wumvaga gusa ukumva amakuru karavugwa mwazaga mubibwirwa n'iki twebwe ntacyo batubazaga wumvaga gusaba abandi bantu bakubwira ngo kwa naka baje kubaza baje kugukwa inka yaje nuko nyine ukaguma kubona yanka hahandi ugaca ukazona bako baraza hakabaho batanga isezerano bakanaguhisha bakazokubwira umunsi wo kuguhagurutsa nuko baguhagurukije bari ubwo bakurubanaga umuntu ahaye yanga baguta hanze nuko gatora inzira ukagenda nuko nta kundi none se mukagenda mubyishimiye cyangwa tukagenda duheturira tukagenda duheturira icyabarizaga cari iki cari uko mugiye handa umutazi cari uko mugiye muri abana niki twarizwaga nuko tugiye tutazi ukazugira ngo bagutaye gusa bakwanze gituma bakwangaje bene uko nguko nuko ukagenda utazi umuntu habe n'umwe utazi n'umugabo cyakora twe twarabanaga twazaga duhura bene guhurira mu nzira ku ikanisa twari tumaze kwemera ariko ukapfa kumumenya gutyo gusa kandi wamubona ukamuwiruka ukamuhunga ntunamwegere ukamuhunga ntumwegere kugeza umunsi azogushyitsa mutarasagura mutaravugana nuko nyine washyikaga ugashimaga nyine ugatura none se ko abantu kuvuga ngo babane bakwiye kuba baziranye uzi imico y'uwanyu uzi imyitwarire yiwe kuvuga ngo wenda mwebwe namahirwe ko mwari mwegeranye mwari muturanye ushobora kuba wumenya ngo uramuntu ateye gutya azavuga gutya wenda azagenda gutya imyifatire yewe ni iyi ngiyi ariko hari nabo bajaga kubariza kuri bagafata urugendo rwa kuri umuntu akaza bataziranye ibyo bintu mwabonaga bikwiriye cyangwa yari amakosa ibyo ngibyo mbereho ntitwamenyaga ko ari amakosa ariko ubu ngubu rero muco w'iki gihe batubwiye bati ubwo mwari mu buze ntibyari byiza mwari mu buzeze niho twaje kugenzura turabona nyine kuko bikwiriye byari ukuvugana ariko ubundi ibyo ntibyahabaga ndetse iyo ugiye nko kukwegera ukabona arajya abivuga akakwegera ufite n'umwanya ushoboye nko kumureka tusuye n'umusaza umuntu agiye nko kuvugisha cyangwa akazi iwanyu wenyine agashyika iwanyu kuko bagenda oya atarashyika wo mwise umusaza ntiwo wahita umushyitsi mukecuru wenda hari nk'ingero zimwe ushobora kwibuka z'abagore baza wenda bagataha mu rugo wahanda atazi yagerayo agasanga wenda wa muntu adashobotse ntibabane neza ngo bigende neza bitewe n'uko batamenyanye hari ibyo nk'ingero waba wibuka nk'ibyigeze kubaho hari bamwe bazaga bagenda bamara gushika bakananiranwa bakanatandukana kubera kuko yagiye batamuzi batazi imigendere yiwe nimba ari ushyitse akagayata hasi no hatura akahava kandi nimba ashyitse agashima ibyenda mugabo akamugaya ati sinomuturana akamwirukana ibyo niko byagendaga kandi ushyitse kwashima nuko nyine niko kuhatura bene urumva akenshi biragaragara ko umuhungu we yashobora kuba yovuga ati aha hantu ntibyashobokaga ko umuhungu yobwira ababyeyi akababwira ati aha hantu mwagiye kunsabira umugeni simba akeneye simba ashaka oya iyo umuhungu we ntabwo iso yabikunze yaravuga ati nakunze umuco n'umugeni ndamukuzanira nta kundi ni wamwanga uranga umuntu utaramubona utaranamwumva akakwangira nyine
turamushyitsa naramukunze kandi niko duhora dushingirana nuko tuwo kuvuga ngo asubire aje kugarura yanka oya wari umuco ukomeye cyane kuvuga ngo aje kugarura inka uwo mubaza impamvu itumye akorana umwana wiwe kandi bafitanye umuco nibyo yatinyaga cyane yarabitinya. none tubwire nk'ibintu bagenderagaho bavuga ngo bagiye gushima umugeni muri ruriya rugo nk'ibintu nk'abingahe bagenderagaho nibihe aho icyo bagenderagaho umuco cyane cyane nuko bahoraga basabana abageni uwo ni wo wa mbere kavuga ati naka nyogokuru niyavuka nyogokuruza niyavuka duhora dusabana abageni si ibya none nicyo gituma rero n'ubundi nabonye uwo mugeni njya kumujyana nuko akaba aribwo bumujyana cyane cyane niwo muco bagiraga ntibapfaga kuvuga ngo bapfe kubona umukobwa ngo bahuriye mu muhanda ngo aramujyana oya bakurikiraga umuco wa kera abo bahora basabana abageni nuko nibyo bagenzaga cyane cyane nibyo bagenzaga kandi bakabitinya nibyo bakurikizaga cyane. none iyo mugereranyije biriya bintu bya kera byo gushimirwa n'ababyeyi mukabigereranya n'iby'ubu ngubu mubona ibyiza ari ibihe reka mukecuru agira icyo abivugaho iyo ugereranyije buriya buzima mwari mubayeho bwo gushingirwa cyangwa se gushimirwa n'ababyeyi mukareba n'ibiriho uyu munsi aho abana bagenda bakivugana bonyine bagakundana bagashimana bakaza bakabwira ababyeyi mwebwe mubona ibyiza ari ibihe tubona ibyiza ari ibya kera n'ibyo igihe cyacu nibyo byiza kandi natwe twatashe mu kirisitu ariko ubwo ngubu kw'abana ngo umwana wenyine yagiye ashimana ngo ni hariya umubyeyi atabizi atagize gute ibyakera nibyo byari byiza ibo bazaga bajya gukwa bamaze kumenya urugo rwa naka ati urugo rwa naka ntacyo n'urugaye kandi n'umwana we namubonye ntacyo n'umugaye uko nyine akahagenda nabo bakuzi nawe uhazi ariko nanone ibiri ubu ngubu ibyo tubishimye twebwe turapfa kubona ibyo bibaye twemeye ikije ariko kera kose umugeni yarashimirwaga akigiraga yishimira wenyine. muzehe uruzumva gute twebwe ubu ngubu z'ubu nyine ibya mbere byo ntitwabona uko tubivuga ntibyari byiza cyane 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 kuko yagendaga avuga ngo agiye kumuzanira umugeni wo kwa naka wo kwa kanaka aho bahora basabana abageni bakuyeho nyirakuru bagahakura nyirakuruza kugeza no kuri bo bonyine niho babonaga koko kandi icya kabiri umuco bari bahari umukobwa yatangiraga kwifata neza akifata neza nyine akagutinya kandi utarabigira kandi atanabyanze ariko akama avuga ngo uko ababyeyi babonye kandi ariho banshingiye basanga ba nyirasenge n'ababo bose uko nguko nawe yapfaga kubigira kuko wari umuco wo kera ariko nanone akunze kuko bamurojeje mu rugo narwo bahora bashingirana dusanga bahora basabana abageni nibyo byari byiza nawe ubu ngubu se hakuzanira umugeni utazi yaturutse wavuga se ngo ni uwahehe yamuguze se mu isoko none se agiye bagakundana barangiza bakaza bakakubwira ati wenda mubyeyi twabonye nashimanye n'umukobwa wo kwa kanaka none umbariza umuco waho ukabaza ugasanga ari mwiza hari ikibazo ayo nta kibazo kuko namara gushika mukumvikana mu muco ni byiza cyane murakundana cyane umuco wose ni ubwiza. ese biriya byo gushimirwa n'ababyeyi byari bifitanye isano n'ibintu byo kubombora cyangwa kubombora byaje ari ibintu byo kuvuga gusa ngo bagende baterure umuntu batazi oya ibya kubombora ntabwo twigiraga twumva kubombora ntiwari kuriho icyakora akangubwira aho ngaho uko babombora yarasabaga umugeni akamusaba amara kumusaba hakabaho hari abo bacyuraga bakabashorera bakabacyura hari n'igihe bumvikanaga no kwa sebukwe akavuga ati nta mwanya wo kuvuga ngo nambike ngire nte ariko nuko mugende ndamutanze aba nimumubona urwaho muzamujyane bakabyumvikana nuko bakagenda umukobwa aho ari abandi bakamushorera bakajya bati tugiye kwahira tugiye ahanaka
cyangwa tugiye kugemura inka kuko zakundaga mu kiraro ati nimubona agiye nuko muzamufate mu mujyane ariko none abayatanzwe n'ababyeyi nuko bakagenda bakamufata bakamujyana nuko nta kundi ariko ndagira ngo habagaho no kubombora ababyeyi batabigizemo uruhare bakabona gusa umusore azanye umukobwa kubombora si ukwacu kubombora kwavuye mu banyamoko mu babembe n'abafurero nibo twazaga tubona babombora ukwacu nyine iyo baburaga umwanya wo kuvuga ngo bacyure barateruraga ariko bagaterura mu bwumvikane bati mugende mwenyine muzomubonera muzomufate mujana cyangwa nyine nubwo batumvikanye bonyine babishatse ariko baramukoye barumvikanye bamuterura ntacabagaho ariko kujya kubombora ubu nyine mu babembe n'abafurero niho abana bacu babitangiriye ariko si ibyacu twebwe ariko nabo basigaye babikora ubu nyine ariko na byose twebwe ntituzatubishima bijya byo kubombora byo ntabyo ni iby'abanyamoko ariko si ibyacu ariko byatangiriye ku bana bacu twabyaye ariko twebwe imbere yabo ntabyo twabwiraga ni ukuvuga ngo bya bintu byo kuvuga ngo abantu bagiye icyo bita kwibura byabagaho mu gihe babomboye ababyeyi batabyumvikanye oya birya byo kwibura ni intangiro yo gukwa yasabaga umugeni yamara gusaba umugeni iyo yashyikije umugeni iyo aramuteruye akamushyitsa yashakaga inzoga akagenda akajya kwibura ati yewe ntimugende mushaka umugeni ninjye wamujyanye kandi yagiye kwa kanaka ninjye wamuzanye ni ukuvuga yabaga yamujyanye atababwiye wari umuhango nyine nubwo yo babwira iyo nzoga ntabwo yobura yo kwicishaho kuvuga ngo naje kwibura ninjye wajyanye umugeni nyuma yabwo rero yamara kwibura akavuga ati nuko agasana iyindi nzoga ya kabiri akavuga ati ndacanishije munitegure nzaza gukwa nuko agashorera inka akazijyana agashyika agakwa zisanga ya yindi ya mbere akavuga ati ngiye kuzana inyana za kanaka nazanye imbere none izi ni inyana zayo rero ngaho ni mu nkosha abafite abagabo benshi uwo mwanya aho baba bagiye ari abagabo benshi umunsi wo gukosha bagahagurukaga bakagenda bagacara aho ngaho akabiyegereza bakavuga nk'inka zabo bagakwa bazaga barahararaga ntabwo kuvuga ngo ibyabaga ari ibirori binini ngo abona wateruye gute hanyuma se wenda ko tugatambutse icyo tumenye nuko ibijyanye no kubombora ni umuco watangijwe n'abanyamoko hanyuma mukecuru ndagira ngo tuvuge gatoya ko kantu kajyanye no gutsinda cyane wari umuco wakorwaga n'abagore cyane ngira ngo nimba ndibishe abagore n'abakobwa uwo muco wagendaga gute wakorwaga gute ukubombora wo gutsinda ntabwo umukobwa uwo muco wagendaga gute wari umuco nyine wa kera watangirije ku bantu bakuru umuntu wese wamara gushyika mu rugo ukabanza kwigendera kuvuga kugira ngo nawe ubanze ufate bya rwakundi baza bavuga kandi ushyitse ukamutangiza kuvuga abakuru bakwita umusaza cyakora gugishyika barakubwira bati kuvuze siko utugase kuvuga gutyo uwo ni so ukubuza cyangwa ni nyoko bukwe ugasubiraga nawe bakakuyobora bakakwereka uko uzoza uvuga niko byagendaga tubwire nk'abantu batsindwaga bagombaga gutsinda ni bande abantu bagombaga gutsinda utagombaga kuvuga mu mazina ni bande ni data bukwe ni mabukwe uko gavuze data bukwe na mabukwe bafite barumuna babo n'abakuru babo bose simbavuga aho ni muyomba uzukana na mama nawe sinovuga izina ryiwe aho ni muyomba w'umugabo nawe wose sinovuga izina ryiwe
kandi nyine uko ntabavuga niko ntavuga n'abadamu babo nuko ubabonye ukamububaha cyane kugira ngo bavuge ntibizoshoboka kandi bagusanze uhaye bavuga bavuga ati noneho si umuntu bazanye umusazi. Tubwire nkamwe mu majambo waza gutsinda ayo waza gutsinda uyavuga nyine uko uzuyatsinda muzehe azatubwira ico baba gushatse kuvuga. Wowe uzoza uvuga iryo jambo uko uzuritsinda muzehe wari amabimenyezo uzavuga ngo ashatse kuvuga gutya kugira ngo utabivuga mu mazina. Abahete abavuze abagore abagore kuko mama yitwaga nyiramugore nyiramugore ryari izina rye. No yaje kumutsinda rero akavuga ngo umuhe abahete. Iyo ijambo rirora kuri nyiramugore ntabwo yorivuga akora akebesha hirya avuga kuko ari abahete umuntu we akantu kose muhete ukuvuga ngo uko yabigiraga tiwumva umugore kwari gukebesha akavuga umugore n'umuhete akanona akazavuga umuhete ntavuga umugore ngo yamaseruka avuge umugore. Bisobanura uko byasobanuraga kuko akebesheje adahurutse kuko muri rya zina rya nyirabukwe. Irindi jambo riri utaza kuvuga Ariko ndacyibuka amazina yawe. Data ngaho nawe azi ibyaza avuga yari ruhuduke ntabwo yovuze ntabwo yovuze umuhutu kuko kwa Ishari agitwa kuko Ishari avuga ngo ni ruhuduke nuko nyine mwita Ishari gusa ariko ntiyovuga n'undi wombaza no mubwira ngo Ishari bamuyoberwa akaronka avuga ngo umuhungu wa Bujambo sobukwe data bukwe kandi si uwo nguwo nyine ubwo kumutsinda waza gutsinda gute yamusinze nuko kose namusinze sinanamusanzeho aho irindi jambo ndaza kuvuga ni mukaritsinda irindi shaka kuvuga ni kabane korome Muyomba nuko nyine ni Muyomba we ntakundi sinorivuga barimbajije ndavuga abana biwe kandi yampata nkamuga nti ni Muyomba simuvuga. Ariko aho bazaga batandukana sebukwe na nyirarume we ntiyovuga izina rye wenyine ariko ibi byo gukebesha kandi ukazoja guhura nawe oya ko baravugaga bo barakavugaga kugenda kebesha ibintu birora kuri nyirarume oya icyo yatinyaga n'izina ryiwe indete ryonyine. Kuri sebukwe ndiyokebesha kuri sebukwe novuga nti se wanaka gusa ni se wana ariko nkitundi tumwerekeye tundi sinokurirwa ndukurikirana kuri nyirarume kuri Muyomba ugerageza kubivuga kurikirana ngo zane ngo twatundi tugwe nk'utwa kebesha kuri sebukwe si cyane yuko dukebesha kuri nyirarume. None se kubu ngubu umugabo wawe ngira ngo umugabo wawe umuvuga izina nta kibazo umugabo wanje nzamuvuka ntazamuvuga n'abandi birahanguriye kuba bavuga nta kibazo birahanguriye ariko bamwe bazabananirwa ko yavuga ariko njewe nzamuvuga uzubivuga ko hari abagabo baza bagira amazina yabasi ugasanga umugabo afite izina rimwe ryase irindi ari ryase ribaye yitwa izina rya se sindivuga. None se kubu nyine muzehe wenda yitiranwa na se ariyo sumuko ugiye kwandikisha nk'icyangombwa yitiranwa na muzehe uyu nguyu aba yitiranwa na sobukwe izina yiwe rimwe ari irindi rikaba yasobukwe
ugiye kwandikisha ibyangombwa hariya muri leta bakakubwira ati vuga wenda amazina y'umugabo wawe wovuga gute? abandi bariho borimvugira abatakuzi batamenyaga nuko bari zibanga nurimenera aho ngaho batanumva babivuga iriya aho barabivugaga iyo yagiye nk'ahantu hamwe yarabivugaga aba ari wenyine aba ari wenyine wa wundi wamubwira avuga ati avuga izina rya umugabo wawe umugabo we ninde ntabwo yoretse ngo areke kuryandikisha kuko yaba afite ibikomeye bibaye ashobora kumubwira ati ni Venasi kandi wenda na sebukwe ariko yitwa nubwo sebukwe ariko yo kwita kuko habaye ikindi yo bivuga kibikwaruko sobukwe azumva umuvuze cyangwa se abandi bantu bakumva bivuze ariko habaye impamvu bene izo ngizo harabivugaga rwiherereye mwari mumbwiye ko abagore aribo batsinda gusa abakobwa bandi batsindaga utarashakwa ntiyatsindaga abatsindana none se umwana wavuga ko izina rya se w'umukobwa yo hari umwana yigeze atsinda se se wenyine wiwe tiyo muvu bashije ati so n'indaravuga ati naka ari ndamukobwa udutsinda abagabo oya umugabo ntatsinda nawe biteye kubaha tiwo kwanyo umuvuga yumva ngo uvuge so mu izina ntabwo muvuze yumva ariko ngo mvuge nk'uko abantu bavuga ngo naka oya waramutinyaga nyine ariko wiherereye mutari kumwe uramuvuga nyine uti ni naka ubu hose hari umwana wo kwama yatamira akamambwira ngo njyewe mu izina ryanjye ntugutora inkoni nkamukubita tuyu mwana arasuzugura hasoni ngo izina ryanjye wamuryatamira ngo uriko urarivuga urivugisha impamvu itumye ubivuga ni rero bivuze ko n'abagabo batsindaga kwari ukubaha gusa ariko ntikwari ugutsinda ese bari bato kwari ukubaha aba oya ni wari umugenzo wabo wa kera nk'itegeko rya kera yo kuba muvuga mu izina se kuko muvuga mu izina kuvuga sebukwe umuntu w'umugabo uvuga nyine bukwe mu izina sebukwe mu izina muvuga nta kibazo urabavuga umuntu w'umugabo uravuga sobukwe bakabaza ati sobukwe ni rutini naka nyoko bukwe se yitwa ndutini naka nta kibazo ikibi ni ukumuvuga yumva ariko nubwo wo muvuga ubitewe n'impamvu nk'uko ugiye kwandikisha nko mu leta nkubwira gute yumva yabona ko bitererewe nyine nabiriye ugiye kumuhamagara muri kumwe ntawe muhamagara muhamagare sobukwe nyoko bukwe oya abavuga hamagara uti ubuzi umwana wiwe cyangwa se mukecuru cyangwa mukecuru cyangwa se uti ni mwebwe mbwira ukanyuza hirya ariko ntiwo kwama uvuga izina rya sobukwe na nyoko bukwe ni byiza cyane. Hanyuma mukecuru iyo urebye abo nyine abo ngubu abana bato bashaka ubu nyine ugenda ubabona ahangaha mu mujyi urababona benshi ubona ibintu byo gutsinda babizi cyangwa ntibabizi ese ubifata gute mubona ari byiza cyangwa mubona umuco waratakaye? Umuco waratakaye none se umwana uvuga se uko akavuga nyirabukwe umuco waratakaye cyane ukeraga kose n'ikintu cyo kwerekeye so uko ari cyangwa nyoko ntiwokivuze utafatiweho ku mugozi kuko dahita uvuga tuti umuntu agira ngo avuge ibintu nyine kuko bivuga wiherereye wihishe bukeye ariko kubivugira mu bandi kintu cyerekeye kuri so uko na nyoko cyo bivuze ariko uvuga undi muco waje kandi twobagayaga nuko n'umuco wabo waje nyine nuko kwabo bagize kwarabaye kandi duteye kimwe n'ibindi byose dukora ntidukorera hamwe
nabo baratugaye ibyo dukora uravuga ikibuze ngo ni mumureke ni kwari akama gusuzugura akanagusuzugura nyine ubaho kuvuga ngo badutinye nitwe dusigaye tubatinya mukabatinyira iki tukabatinyiraga yuko bazi imvugo nyinshi bazi imvugo bizi bafite imvugo nyinshi gatwebwe tutomenya kandi izo natwe nabo zituma batugaye imyambarire yabo twarabigaye cyane kubona uburyo yambaye ikanzu hari n'uwambaye ikanzu nawe akaryisa nyine rikamara umubiri ariko hariho uryambara akamabonetse umubiri wose wo kwambaye kubyo bikadutera isoni kandi wamubona abenshi nzababwira ariko bakamererwa nabi kandi abandi bakamponya bati uzocece kuko wotuma n'uzogukubita azogukubita ariko akabubwira akumva ariko ugakubona ngo umuntu yambaye ikanzu rigera haruguru y'amavi cyangwa ijipo cyangwa n'ipataro biduteye isoni cyane ariko twa tundi two gucira hagati ahubwo bepfa kwambara n'iyo pataro nyine ipataro uko biri kose iyo girambika umubiri wose niko niko tuzababonaga nyine ariko mukabyakira nyine nta kundi twogira wogira gute hari ubwo umubwira akama ashaka amererwa nabi akashaka kugucira mu maso aho n'uwawe mwana agashaka kugucira mu maso ariko ipataro ntiyari kwiriye umuhete ngo yambaye uretse abakobwa wenda n'abagore abagabo bo nta bindi baza bambara bibi mukabona si byiza nabyo abagabo ntabwo tuzatubona baza bambara nta bagabo baza bambara amakabutura ibyo muza mubishima yambara akabutura nta kibazo hari uwambara akabutura nawe kakamukwira nyine ariko ntituzatubona ikibazo ku mugabo habe na kimwe ibo ni amapataro yabo bamwe bambara n'ubu niyo bambara nta kibazo kiza kibamo umugabo yo kwambara ikabutura nta kibazo ibintu bigitangiza umugabo yabanjije kwambara urubega akambara urubega ihuzu ipfunditse yo guhagatira ariko nyuma yabwo utubutura tuje bambara utubutura nako tukamubera umusore nguko wari n'abadushingiranwaga gushingirwa nyine yambaye akabutura ari umwana w'umusore uwambaye akabutura baradushingiranwaga nyine araberewe cyane akambara n'ishati yiwe barabishingiranwaga kose niwo mwanya bari bagezemo utubutura ni twiza kugeza n'ubu ngubu umugabo wenyine avuze ngo nta kabutura kamukwiriye arakambara nyine tukabona amerewe tukabona nta muco yataye nta muco yinjiyemo amahuzu agiye kuba umugabo nuko yatangije ihuzu yaraje abakuru bakahagatira agapfundika bakahagatira nyuma yabwo haza utubutura abasore bakatwambara nuko ariko kugeza n'ubu ngubu umusore wambaye akabutura ntabwo tubona kuko yambaye ubusa imyambarire mibi muyibona ku bagore n'abakobwa imyambarire mibi yose niba bambaye umwambaro utari uwabo ni umugore n'aba bakobwa babo niba bagize imyambarire mibi ariko umugabo nta myambarire mibi arabwira binjiye mu myambarire y'abagabo none se muze kimwe cyotuma tugira bambaye umwambaro utari uwabo nabo amahuza amaze kuza zaje bakwiriye bakazambara uko bazambaraga nyine bakazikenyera ikindi bakayisiga iyindi bakayitera iyo niyo yari imyambaro yabo umukobwa ntiyambaraga iyo gukenyera yarahagatiraga nabo yarahagatiraga akuramo urupande akaruhagatira nyine akarwambara bivuze ngo rero ariko kuvuga ngo umukobwa yambaye akabutura umukobwa yambaye ijipo iyo ni imyambarire y'umuco mubi kugeza n'ubu twafuye kureka ariko umukobwa yokwambara ikanzu umukobwa yambaye nyuma yabwo abakobwa rero bagiye kugira umweza bakagira ikanzu umukobwa akambara ikanzu urikikari
kikaba ikimenyetso cyo kuko akiri umukobwa ariko umugore ntabwo yambaraga ikanzu cyakubwira ko akiri umukobwa nuko yambaraga ikanzu avuye iyo mubonye umugore w'imyaka 40 50 wambaye ikanzu mubona n'igitangaza tuza twamatwe nta kundi twogira kuko ari umwambaro wa nyina we ariko ntabwo tubona ubwo buberwe kuko budushimishije oya ikanzu ni umwana utarashaka ariko umugore yambaye ikanzu agiye mu bandi oya uwo ni umuco wabo ariko si wa kinyamurenge pi hanyuma wenda twihuse mukecuru hari abantu baza bavuga ko kera mu mibereho ya kera abagore barenganywaga batagiraga ijambo ugasanga umugore ntagira ijambo mu rugo nta burenganzira afite ku bintu byo mu rugo mbese ibintu byose bigategekwa n'umugabo icyo umugabo avuze umukama muceceka nyine ngo nuko wenda niyenda avuze n'amafuti ibyo bintu turabyemera ubwo novyemera ubwo butegetsi bwo kuvuga ngo umugabo niwe wavugaga ijambo ryose rikaba karigendera novyemera niko byari bimeze none se ko abantu bamwe bavuga ko abagore batahabwaga ijambo batahabwaga umwanya batari bafite agaciro nawe urabyemera ko ariko byari bimeze ndabyibuka ko ariko byari bimeze nta gaciro yagiraga nyine agaciro k'umugore wategaga umugabo nyine akaguma agategeka mu rugo cyo kubwiye akabikora cyo kubwiye akabikora niko hakuryaga bananiranwaga umuntu wishikaga akitera hejuru nawe akajya mu mategeko atarayiwe ariko hariho amategeko y'umuhete mu nzu nyine hakaba n'amategeko y'umugabo nawe atotegeka nawe hakaba yitora wivangamo ngo yayensitagira amategeko y'umugore yaraye gutegeka ibyo guteka byo nyine akubwira gute bene ibyo mu nzu byo gukora byo guteka byose umugabo yabijamo akamenya atangirira hehe kuva ko hatarimo akarengane none ukumva ko hatarimo akarengane harimo akarengane ku bagore oya ntakabagamo iyo kananiranye ngo wivange mu bitari byawe niko kwari gusenya ariko ntakabagamo none se abo ngubu umugabo w'ubu ngubu yagiye gukora ikintu acana n'umugore bakavugana ati iki kintu tugikore gutya nimba ari umuntu bafasha bakavugana ati tumufashe cyangwa ndi tumufashe bira bintu muze mubishima cyangwa ndi muze mubishima byiza cyane kuvuga ngo mwumvikane nyine uko gakora ugutegeka urugo akubwiye ati ese iki kintu iyo tugifashije naka ukabona ko bikwiriye ibyo ni byiza cyane mubyumvikanye muhujije iyo muhujije gamukora ikintu nawe iyo umwe avuze uwundi akavuga ngo yesi nshaka icyo tugikora nibyo bizabisambura urugo ngaruka kuri muze abantu ko bavuga ko kera mwahazaga abagore ibintu byose mwabikoraga abagore batabivuzeho ijambo ibyo bintu urabyemera niko byagendaga uko nguko kera harimo nyine guhahaza kwari ariko ryari itegeko ntirwari guhahaza ngo ni ukumukoroniza oya wari umuco umugore ntabwo yohagurutse ngo ajye kuvuga mu bandi bantu ngo yamavuga mu bandi bantu oya wari umuco w'abagore yabaga ari ijambo nanone yaba rihari mwe mwenyine mukarivuganira iriya noneho rikajya guseruka ari uriya umugabo akaba ari uriserukana ariko naho umugore kuvuga ngo hagurukanye ijambo ngo arivugiye mu bagabo oya ntabyo byari bihari ntabyo umugore ntiyo bivuze ku mufano ugiye nko kugaba inka kumwira wawe waraze kukicaza mukecuru ukamubwira ati natekereje kugabira inka umuntu cyangwa waza gwamuyigaba gusa akabona iragiye yarayigabaga gusa atamubwiye akayigaba hari zagabwaga yamubwiye ariko ibyo gusarira byo kugena ngo mpereze nakinka oya inka nyine yatangaga kuvuga ngo n'umugore ayimenye niyo mucisha nk'urubanza mukayihereza nk'umuntu muzi nyine akavuga ati ngiye guhereza nakinka ariko arashaka muri muhereze hayikwerera umwana
burya warabimubwiraga ariko by'urukundo byo guhereza uwundi muntu ntabwo wogiye kugisha umugore ngo umugishe inama cyangwa waraza ukamubwira guti nahaye nakinka nawe wa muntu nawe wahaye inka bugaca akabona azanye akabindi k'inzoga ati yambaye inka none hirya nkurikiye mukayinywera aho ngaho mwese none se ko mwabaga musangiye umutungo ku mufano wenda mugiye habaye ikintu cyo kwitanga nko mu ikanisa mugiye kwitanga musangiye umutungo wowe mugabo gahaguruka ati ntanze inka umugore nawe hariya umutima nawe kumubwira ngo nawe utanga inka byari bihanguriwe by'ikanisa ibyo mu ikanisa oya waramimubwiraga none tutanga inka ngiye gutanga akantu tagatanga umugore nawe yaba afite nawe uko yasariye nawe kuko ari ibintu bireba ubukristo nawe akavuga ati nanjye ndifuza gutanga akantu kameze gake nawe akakubwira nanjye ndatanga akangaka no kwisuka cyane kuko ari abagore akavuga ati ndatanga akantu kameze gake nawe akagatanga cyangwa se igitungo abagore bagatanga ibitungo bagatanga inka abagore bagatanga ibitungo barabitangaga ariko nyine akakubwira ati ndatanga igitungo hari umugore watangaga inka akayihanukira agatanga inka umugabo atabwiye umugabo n'umwijana sindanawe ndabona kandi yitanze abantu bamuseka uwo musekaga baba bazi uko bifashe mwabo nenda ariko ga ibitungo byo twazaga tubitanga tanga ibitungo ugatanga inkoko ugatanga imyaka mwejeje kandi utavuganye n'umugabo ibyo ngibyo byo byari byawe nawe none se ko hari abakecuru bageragaho ugasanga yifitiye inka ziwe ku ruhande ziwe zitari mu mutungo w'umugabo ziwe ntiyabaga ahanguriwe kuzitanga uko atekereje aho gati mpazi gabo ngabo sinabamenya nimba barabitanga nguku ugasanga kaka yifitiye inka ziwe nubwo mubanye muri umugore n'umugabo mufite umutungo wanyu ariko nawe wenda yagiye agira ubudandazi akadandaza ugasanga afite yaguze nk'inka zibiri zingahe ziwe ku ruhande tiyo yigabaga arayigabaga urabiza abagore bagira ubumwe cyane yaba ari nka mwuzukuru wiwe iyo ntiyorinze kukubwira ngo ndatanga inkahana ngo ndatanga ni heza cyangwa se nk'umwana wiwe nawe umaze kubaka avuga ati ndahereza nakinka akayimuhereza nyine akanamubwira ati uzohereze nakinka umwana wiwe cyangwa se umwuzukuru wiwe umuntu wese cyane ufite ubumwe nawe yarayitanga. Okay, murakoze cyane ko turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu muzo kuri twaganiriye ibintu byiza kandi byinshi abadukurikiye bafite byinshi bazungukiramwo. Hanyuma tugana ku musozo igihe cyarabahaye mu viri ya ruguru muza ino mu mujyi mwahabonye gute mwarahakunze mwarahishimiye nibiki by'abatunguye hano mu mujyi? Ese turafobye igihugu cy'abandi. Igihugu ni cyiza turakibona ari cyiza cyane kirimo ibintu byiza kirimo isuku kirimo n'umuco mwiza cyane cyane kubaha byose twabisanze ariko ibyene igihugu ni byiza cyane twabisanze ari byiza ibyatugoye dushyitse ino nuko twasanze ino si igihugu cyari igihugu cy'iwacu imibereho y'iriya yatandukanye ibyino nyine birahabereye nyine uko bimeze ariko ibyatuberaga iriya nabyo ntabyo twasanze hano rero iriya twarahingaga ku bwacu urumva ibyino bitovuga ngo bitambuke ibyiri iwacu twarahingaga ntawe ubuza ngo arakugerera ngo uhinga hanaka wararagiraga ukaragira mu ishyamba wenyine uko ushatse bwanira ugakuramo inka zinkamwe ukazicyura imboga ukazishyira iyo ngiyo zikaba iyo ngiyo ukaragira nuko nta kundi kuntu ntaho uvuga ngo ndaragira ku isambu ya naka ntago ndaho nuko cyari igihugu nyine cyacu byaradushimishaga cyane ukubaka batakugereye
ukaragira ntaho ugarukira hari ibyo byose aho ugahinga ntawe ukugarura ibyo byose urumva uwo muco wacu wari mwiza. Ni byiza cyane. Hanyuma mukecuru hari ikindi kintu kijanye n'umuco bazaga bavuga ngo hari ibintu abagore batemerewe, ibyo kurya abagore batemerewe kurya ibyo kurya abagore batemerewe kurya mu muco w'abanyamurenge. Nk'ibihe mutari muhanguriwe kurya? Barakubwiye ngo hari ibintu abagore bataryaga, batari bahanguriwe ngo umugore abirye. Nk'ihene, nk'inkoko, nk'iki n'ubu ntiturabirya twebwe. Ihene yo yenda mbuze uko ngira kubw'ubukristo ariko inkoko abanigi rya sinori cyaka abantu habirya sitwosangira. Kubera gutora inkoko ndabizi ntabwo gatwavutse bavuga ngo ntiturye inkoko twese ntabwo twazaga turya bigeze gaho abana bacu barazirya ariko twebwe ntiturazirya. Ndashaka umbwire ibyo abagore batari bahanguriwe kurya, abagore gusa. Inkoko ntibari bahanguriwe inkoko, ntibari bahanguriwe ihene, ibyo ntibari babihanguriwe kurya, ntibari bahanguriwe izi njanga ziza ziribwa, ibyo ntibabiryaga. N'ubu ngubu nanone birarya bamwe ariko abandi ntibabirya. Hari ibyo aba bagore bataryaga ihene ntibaryaga ihene, ariko twasanze bazavuga ngo impamvu batarya ihene ngo igihe cy'ibyara ngo yameza nka kurya ihene iza yameza ngo agahebeba. Nta mugore waryaga ihene ngo ejo atazageza igihe cyo kubyara agahebeba. Ikarya abagabo, ariko umugore uzobyara ntiyorira ihene ngo ejo atazahebeba nk'ihene igihe cy'ibyara. Ngo niyo mpamvu niyo bazaga bavuga. Ndabizi si hebeba. Tako babaye nshatse nozirya ariko simbishaka. Ndabona muri njye ndabona ngo si ibyo kurya nkamwe mbona atari ibyo kurya norya. Kurya ihene nawe ntiwongeye gusoma? Nje twabagabo ntabwo twize dutinya kurya ihene. Baraziriye. Icyo tutaryaga umunyamurenge icyo ataryaga ntiyaryaga intama. Reka inkoko yo reka yihorera. Inkoko reka ntiyaryaga intama. Umurenge we indi uyingaburiye nkabimenya. No nabizi se iyo ntaramenya yimba yosaga nk'iyinka yemererwa gute, ariko nkabimenya ko wampaye inkoko. Ayaye ubumwe bwanjye nawe ubwabo babushize. Umufashe nk'umwanzi? Mbangufashe nk'umwanzi ungaburiye inkoko. No gufata nk'umwanzi kabisa ukangaburira inkoko. Ayaye ibyo nibyo bitahaba. Ariko murabona ko iyo ni imwe mu mico itari nta munyamurenge waryaga intama. Abakiritu bamaze kuba ntabwo woyibaga mu rugo. Ntiwoyibaga mu rugo ngo umukoraje ngo umubagire intama. Aho ntiworira intama mu rugo, ariko ugiye iyo ngiyo mu buryasazi wayirya nyine, wayirya ntacyo byatwara, ariko wowe ntiwayirira mu rugo. Ugiye ukahasanga bateguye inkoko uri umukristo, ugasanga aho wagiye uri umushitsi bavuye inkoko woyiryaga bararya n'ubu barazirya kandi ntako hari uko babaza. Wari umuco gusa, wari umuco gusa, ariko ntacyo byatwaye. N'iyo intama ntibishoboka. Wowe tubwire nawe rero ugeze hano mu mujyi, ni umukecuru ugeze hano mu mujyi, ni ibiki byakugoye, ni ibiki wishimiye ugeze hano mu mujyi? Ibyo yishimiye umuco wawe uko wabibonye bimeze. Umuco wose ndamukina kunasanze abantu tugaturana neza abanyarwandakazi. Turaturana neza cyane, aho nzatura hose nzambona turanye n'abantu neza. Nta kibazo nzambona. Kandi tutarabura ibyo turya
ibyo kurya ni ukurya nawe turabirya cyane kandi turabirya twishimye ntacyo tubuze nta ikindi navuga ni iki ntacyo mbaye mbona no wacokora. Reka tubashimire rero muzehe na mukecuru muzi ukuri batuganirije ibintu byiza cyane. Hari abantu baza bakurikira bari hirya hatandukanye ku isi, hari abaza bakurikira bari muri Amerika, mu Burayi n'ahandi hatandukanye. Abo bantu bose bikurikije n'amateka y'iwacu, intambara yabaye n'ibindi bitandukanye, amajambo mubabwira yo kubahumuriza nayahe yo kubakomeza ku bibazo bagiye bagira nubwo bari yo ngiyo. Abenshi bagiye babura abantu, batakaza ababyeyi, batakaza amatungo nk'uko mubizi, ariko turifuza kumugira amajambo mubabwira yo kubahumuriza yo kubakomeza. Abantu bose ubwoko bw'abanyamurenge aho bari batandukanye ku isi bikurikiranye n'ibibazo twagize muri Kongo. Ibyo twifuza cyo igihugu nyine abantu bamerewe nabi, intambara yarabaziye bazira tutazi impamvu yabyo, kugeza nyine n'ibyo yononye byose yarabyononye. Ariko rero muri uyu mwanya tuvuga ngo ni uko twihangane, iyo ntambara n'ubu irahari, ariko tugira icyizere ngo Imana nikunda, kuko Imana ihora itabara abagufi igatabara abagowe, tukagira icyizere ngo igihugu tuzakibona. Gusenya igihugu ntituzi impamvu, ariko tukabona Imana izatindika kiduha kuko twarenganye. Imana izakitugarurira, tukabwira ngo nuko twihangane, nuko nta kundi, ariko cyane cyane dushingire ku Mana. Ni Imana gusa dushingiyeho. Tukavuga ngo tugasenga Imana, tuvuga ngo n'abari abayobozi bose bahagarariye kiriya gihugu, Imana izabagiremo nabo bazagarura umutima wo gutegeka. Murakoze cyane muzehe. Nibyo twifuza kabisa, turifuza, ariko dushingiye ku Mana yonyine. Murakoze cyane muzehe na mukecuru, reka tubashimire cyane. Hanyuma dushimira abakunzi b'ibiganiro byacu kuri radio na televiziyo Umurage. Kuri microphone na Fred Ruberwa, twari kumwe n'aba basaza. Turabashimira mwese bakurikiye ikiganiro muri Amerika, muri Burayi, muri Afrika, Australia n'ahandi hatandukanye ku isi. Tugenda tubona ko muri abakunzi b'ibiganiro byacu, ubwo muje muri commentaire mwandike ibyabafashije, mwandike ibyifuzo, mwandike n'ibindi byose mwifuza ko twazabazanira gutaha. Hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka, reka tubashimire. Amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze.